Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kuba natwe mukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mumeze neza bari imbere mu gihugu mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, muri benshi cyane kandi mudukurikira umunsi ku wundi. Ikaze muri aya amakuru. Mini bumwe ikaba yamaze impungenge abakeneraga serivisi z'ibigo bayihurijwemo. Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Mini bumwe ikaba yamaze rero impungenge abanyarwanda bose bakeneraga serivisi zitandukanye zatangwaga n'ibigo bine byayihurijwemo nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibyo bigo birimo ikigega cya leta cyo gushyigikira ndetse no gutera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi FARG, komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge na komisiyo y'igihugu y'itorero. Mini bumwe ikaba yatangaje ko serivisi zatangwaga n'ibi bigo zizakomeza gutangwa nk'uko bisanzwe ariko binyuze muri iyi minisiteri. Yagize iti inkunga n'ubufasha binyuranye byahabwaga abagenerwabikorwa ba FARG bazakomeza kubihabwa nta gihindutse. Inkunga, ingoboka, amacumbi n'imishinga bizakomeza gutangirwa mu turere hashingiwe ku mabwiriza asanzwe. Abafashwa mu buvuzi ku bitaro bikuru ndetse n'ibitaro by'intara, abahabwa imiti muri za farumasi zitandukanye zifitanye amasezerano na FARG nabo bazakomeza gufashwa. Serivisi bahawe zizishyurwa na Mini bumwe hashingiwe ku masezerano yari asanzweho hagati y'ibyo bitaro, farumasi na FARG mu gihe ataravugururwa. Iyi minisiteri ikaba yatangaje ko ababyeyi b'intwaza batojwe mu mpinga nzima zo mu turere twa Bugesera, Huye, Rusizi na Nyanza bazakomeza kwitabwaho ku bufatanye na Vega Gahozo ndetse n'ubuyobozi bw'uturere. Ikindi ni uko urubyiruko rwagizwe imfubyi na jenoside ruba mu icumbi rwahawe binyuze muri $1 Campaign Complex ODCC riherereye ku Kagugu narwo ruzakomeza gufashwa ku bufatanye n'umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi biga amashuri yisumbuye na kaminuza AIRG. Mini bumwe ikaba yatangaje kandi ko ba rwiyemezamirimo barafitanye amasezerano na FARG yo kugemura ibiribwa n'ibikoresho by'isuku mu mpinga nzima no muri ODCC bazakomeza kubigemura mu gihe amasezerano yabo ataravugururwa. Yakomeje igira iti abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bafashwa na FARG bazakomeza bishyurirwe. Mini bumwe izishyura amafaranga y'ishuri, amafaranga afasha abanyeshuri mu mibereho n'ibikoresho byifashishwa mu masomo nk'uko byari bisanzwe. Abakeneraga serivisi muri CNLG cyangwa se muri bigo byose bine ibyo twavuze hejuru bazajya bajya kuzakira kuri Mini bumwe aho ikorera mu nyubako ya New Archives Building iherereye ku Kacyiru, cyangwa se bakanyura kuri info@minibumwe.gov.rw nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru, guverinoma ya Perezida Museveni yifuza ko u Rwanda ngo rufata Uganda mu buryo bwihariye ku mpamvu z'amateka. Uganda yumva ko rero ngo u Rwanda ngo ruyigomba icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru. Umwanditsi Brian Mukarazi mu nkuru y'igitekerezo cye ugenekereje mu Kinyarwanda yise Uganda n'u Rwanda ati birahanganye. Inkuru y'abavandimwe babiri bari mu mitsi yasohotse mu kinyamakuru Daily Monitor ku itariki 21 Ukwakira 2021 yagarutse mu buryo bweruye ku magambo y'umusirikare wa Uganda uri mu kiruhuko cy'izabukuru wavuze ku byo Museveni akomeje kubwira abaturage be mu ibanga ko ati twakundaga gufata RPF nk'abana bato atari n'abavandimwe. Uramutse umbajije ati navuga ko ari imyifatire mibi ariko si ikirego ntanga ati kandi nta nubwo ari igitekerezo cyanjye hano. Mu magambo ye ubwe Mukarazi yakomeje avuga ko iyo asubije amaso inyuma asanga abanya-Uganda bagitsimbaraye ku buryo NRA yakiriye abanyarwanda mu gisirikare, barakibwira ko abanyarwanda bakesha Uganda insinzi yo kubohora u Rwanda mu mwaka wa 1994, ariko ku Rwanda ibi ni ibintu bitakwihanganirwa. Yakomeje abari inkuru ye avuga ko hambere icyo abanyarwanda bibuka ahubwo ari ubufasha bukomeye cyane bahaye NRA mu ntambara za Museveni n'uburyo batagiriye ibihe byiza muri kiriya gihugu cya Uganda. Uti Uganda nta mpuhwe yigeze igira RPF ahubwo yishyuraga ideni. Ishusho Mukarazi yatanze nuko Uganda ihora yibeshya ko insinzi ya RPF yikesha Uganda, nyamara iyo mitekerereze icuramye cyane. Uganda ishaka ko RPF ihora iririmba indirimbo y'amashimwe kubw'impuhwe z'icyitiriro yahawe hagati y'umwaka wa 1990 n'umwaka wa 1994 mu gihe RPF isanga ibyo guverinoma ya Museveni yabakoreye ko ari nko kwishyura ideni rwabuze gica. Nta muntu uzashobora gutsinda muri uku guterana amagambo
gufite isura nk'iyabibaza icyabanje kubaho hagati y'inkoko n'igi. Ati reka Uganda ikomeze gushaka ugushimagizwa n'u Rwanda atazigera ibona uretse gusa imikoranire y'impande zombi mu by'ubucuruzi hagamijwe inyungu zisangiwe mu gihe byaba byemeranyijweho. Nta kindi gihari cyo gushingiraho. Ati urugero n'urw'intwaro zatwawe n'abasirikare b'u Rwanda batorotse igisirikare cya NRA imbere y'itariki ya mbere Ukwakira mwaka w'1990 ubwo berekezaga i Kagitumba. Mu buryo nk'ubwo u Rwanda rusabwa kureka gukomeza kwibutsa Uganda amaraso y'abana barwo baguye mu ntambara ya NRA y'imyaka igera kuri 3 hagati y'umwaka w'1981 n'umwaka w'1986 na nyuma y'igihe cy'ibitero byo mu majyaruguru ndetse mu burasirazuba bwa Uganda yadindije ibikorwa byo kugarura umutekano ndetse no kwiyubaka. Uti Habumuremyi na Museveni batsinzwe ibitego 5 nk'ikipe ya Manchester United. Tukivuga ati kubikwiye guhinduka ku mpande zombi mu rwego rwo kugana mu cyerekezo cyiza cyo kugarura umubano mwiza. Ati birimo ibaruwa ifunguye yandikiwe Perezida Kagame bihise biza mu bitekerezo byanjye. Ni ibaruwa yanditswe ati n'umuntu wiyemeje gukoresha izina rya Jean Damascene Habumuremyi ngo yigaragaze nk'umunyarwanda anigira nk'uherereye ibyumba nk'aho ari umuntu utuye mu Rwanda. Ibaruwa yatangajwe kuri Command Post ku itariki 22 Ukwakira 2021. Abanya-Uganda bayuririyeho batanga ibitekerezo bikocamye nk'aho ari umunyarwanda usabana agahato perezida we gufungura umupaka. Muri rusange yavugaga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we uri ku ruhande rutari rwo mu bibazo bigaragara ko bizana amahari hagati ya Kigali na Kampala. Ikintu kimwe gikwiye gusobanuka neza ku musomyi wese w'iyi nkuru ati n'umwanditsi wayo ari muri Uganda. Ati mubisi cyane. Ati mu kugaragaza uwo ari we yatangiye neza. Ati nk'uko Manchester United byayigendekeye umukino yahuriyemo na Liverpool, nk'uko abayikurikiye umukino wabaye ku cyumweru babibonye. Mwibuke amahirwe yabo abanza yapfushijwe ubusa na Bruno Fernandes. Ati mu gice cya kabiri cy'inkuru mu buryo bumwe n'ubwo mukino ukwiyoberanya kwa Habumuremyi ngo kwaramutamaje agaragara uwo ari we wese, ariko ntiyatahura ko yiyambitse ubusa. Ukuri guhari ngo nuko ubwo yajyaga gusoza izo nkuru ze we na Museveni ngo yagereranyaga ngo yari yatsinzwe ibitego 5-0. Isomo ririmo ngo nuko iyo ushaka gushyira abantu ku murongo nawe ukora ibiri ku murongo. Bati icyo gitekerezo gisa n'ibisetso bitagira isomo bitanga, ariko bifatanye ishusho y'iby'iyo baruwa ifunguye ndetse n'umukino wabaye ku cyumweru nimugoroba wahuje amakipe abiri y'ibihanganye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo umusifuzi yahuhaga mu ifirimbi bwa nyuma, Liverpool yasaga n'imaze umwanya mu mukino w'imyitozo wo gukina nk'iyatana. Uko byari byoroshye kuri Liverpool ni nako byari byoroheye umwanditsi kwihisha inyuma y'izina rihimbano. Ati mu kwereka ko ibyo yavugaga bidakwiye kwizerwa, ati reka manyurire muri imwe mu mvugo zitera urujijo za Habumuremyi. Ati nise katurebe. Ati nuwamanya cyangwa se byabagambi. Ati hari nkaho yagize ati nubwo nemera ko abanzi batagomba guhabwa umwanya, ndatekereza ko twe u Rwanda ati nk'igihugu rimwe na rimwe turasa misile zitayobowe neza. Ati nizera cyane ko ari twe tugerageza guhindura Uganda umwanzi, ntabwo ari bo. Ngaho nawe nyumvira. Ikibazo mbaza uyu mwanditsi katurebe nuwamanya byabagambi wiyita Habumuremyi ni iki? Ati muri Gashyantare 2010 ubwo Perezida Museveni yoherezaga General Salim Saleh na General Kale Kayihura kwakira General Kayumba Nyamwasa ku mupaka ibihugu bihuriyeho, ahunze agiye kwifatanya na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya ngo bakore umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwo u Rwanda ngo rwarimo rugira Uganda umwanzi. Ati mu by'ukuri rero icyo gikorwa cyakozwe mu buryo bubi, ati kigamije kurwanya u Rwanda. Niba Uganda itarabaswe ati n'ibikorwa bibi kimwe na Himbara ikwiye mu bundi buryo kubihagarika. Ati ubu ni ubutumwa ku bashyigikiye katurebe nuwamanya by'abagambi wiyise Habumuremyi. Ati ifungwa ry'imipaka ni ikimenyetso. Ati si ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda kandi arabizi. U Rwanda si rwo rukubura umwanda ruwushyira munsi ya tapi, kandi kubw'iyi mpamvu ati ikomeye Uganda